buryo ukennye iyo ukennye uba umva nta kiburi cyo mu bantu ndabyumva uko ubonye wese abagutera ishoti kuko bigakubitiraho nuko twimereye tutameze nk'abandi bikaba ibibazo ubwo ngubwo tuganiriye neza abaye mu buzima bubi cyane ariko ubu ubona ko hari impinduka hari icyahindutse cyatse umudamu kandi mushaka umunana mukunda numva iby'ubukwe ntibirimo kumva nkuko nta bushobozi nari mfite ndavuga ati turabyumvikanaho mushaka gutya ariko waramukundaga nawe gukunda cyane ni ukuvuga ngo mwahujwe n'urukundo nyuma murashakana nta gihuguta kubera iki nta gihuguta ntabyo gutigiye muri iki gihe ni ukwihuta imbere cyane baravuga mu cyongereza true time is true money ngo gute don't lose if you lose time you lose money iyo ubuze amafaranga nako iyo utaye igihe ubura amafaranga fresh kabisa mwiriwe neza mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanje Albina Sydney Queen of the Mic, the good girl and the city queen muri business. Nimba ukunda ibiganiro byo kuri Legacy TV tangira ukande kuri like, kuri comment, kuri share, kuri notification button kuko uyu munsi ni umunsi udasanzwe aho njewe Albina ndi kumwe na Miguel behind the camera. Big up to you. Twamanutse Rwamagana aho bita Iburasirazuba benshi murahazi. Nimba uhazi tangira uvuge ngo Rwamagana hejuru cyane. Hanyuma uyu munsi ntabatindiye tujye gusura umuryango ukomeye cyane kuko n'umuryango umaze kugera heza ndetse uzanagera kuri byinshi bitangaje. Uwo n'umuryango w'umugabo mumaze kwibonera ku mashusho agiye atandukana ariyo bita Mudaheranwa Celestin hamwe na madamu we Adeline Mukamanzi n'abana babo. Umuryango mwiza cyane, umuryango mwagiye mukunda muri benshi, umuryango mushaka kumenyaho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi abana bavuye ku ishuri bari kumwe na papa wabo. Reka tuze kureba uko bameze tubakira kuri Legacy TV. Nimba bazitangira ukande kuri like ukomentinge vuba vuba kuko tugiye kuganira nawe mu buryo burambuye. Let's go. Bite amakuru akugira isoni agira isoni sava bite bebe bite mugabo wenzi izina rye ewe namenye muraho neza mzee umeze neza twimanukire rero ahangaha ndatwaringiye reka ntwariye bebe zana ngufashe ningiye etse nkereke kanyishyira imbere mwari muri aho ariko hano mumeze neza akuriya nabonye azi no kuririmba uyu nguyu azi no kuririmba no musaraza kutwereka aho bigeze nimba kinabizi bebe we wiga mu wa kangahe muri maternelle ya kangahe ya gatatu ya kabiri ya mbere ya gatatu mugabo wowe ugeze mu wa kangahe senior 1 aha wowe mu kabiri primaire ya kangahe ya kabiri wowe ugira isoni mu wa mbere secondaire hano sasa icyondo cya Rwamagana ko ari hatari muze ni ukuvuga ngo icyondo kiri kuruta n'ibiro mfite kabisa nikishi cyane. None se ubu abana ni hehe bavuye kwiga aganahe? Bavuye kwiga Gitarama. Niho bavuye. Uyu niwe Mukamanzi. Amakuru mama umeze neza ego ndabona ari sawa kabisa. Hanyuma muze nagiye numva amakuru ambwira ngo washaka ko duhura bwa mbere niyizi nakurikiranye ibiganiro byawe icyumvishe nibyo biranshimira naje rero si gahunda tuganire tunicara ahubwo twakwicarana nta kibazo rwose kwicara kuko icyondo kimeze nabi reka tuzishyire hano ivarisi mumbwire amakuru mwese nk'uko mubibona mwese mukurikiye Legacy TV turi aho umuryango wa Mudaheranwa uherereye. Aha akaba ariho batuye tukaba tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye ariko mbere na mbere reka dutangire tubaza abana uko bitwa. Amakuru yawe witwa nde? Mugabe Prince ufite imyaka ingahe? 13 wowe witwa nde? Liliane wowe ufite imyaka ingahe? 15 wowe? Alphonse wowe witwa?
murumuna wabo kandi ni na murumuna wabo niwe mutoya sibyo nyuma hari akandi kabebe cyane niwe muto niwe kadete niwe bucura oya hari undi mutoya hanyuma duhere kuri we mugabo ku ishuri ni ahantu hameze gute mwatangiye ryari kuhiga nibwo mwari mucyajya cyangwa na mbere hose mwarahigaga mbere hose twarahigaga mwese ni nka famiye hanyuma hitwa gute ku ishuri ryanyu mu karere ka Kamonyi muri Jesse Rosa Mystica ariko ni ikigo cy'abantu b'abapadiri ntabikira barabakanira bakanira mu buhe buryo mu buryo bwinshi cyane baradukanira cyane barabatira amategeko n'ibindi byinshi niyo mpamvu yitonda kubera ikibikira hanyuma ubu ngubu ugeze mu mwaka wa kangahe mugabo muri senior 1 mu mbere segonderi biroroshye suri kubona biri gucamo biracamo waramenyereye ntago bakunyuzuye aya mugitangire wewe wiga mu kangahe mu mbere nawe segonderi mwiga muri class imwe wowe ugeze mu kangahe mu kabiri wowe maternelle mzee abana rero ugeze gutyo ubohereje ku ishuri abana nabohereje ku ishuri nta kibazo bariga bajya ku ishuri bariga bamaze igihe bahiga aho hantu naho batangira amashuri yose ni ukuvuga ngo nibura bahamaze imyaka nk'ibiri biga aho hantu ibiri n'imike bamaze igihe kinini kuva mu maternelle na primaire niho bayigiye kuki wahisemo kubohereza ahantu kure ikintu cyatumye mbikora nagize amahirwe mbona abantu babamfasha abo babikira yego babamfasha kubarera ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe cy'amashuri bose bajyayo bakagumayo mu gihe cy'amashuri bajyayo bakagumayo bakagaruka bafunguye na interna yaho ubwo icyo gihe cyose bahamaze ikigo nicyo kimenya ibyabo byose bakeneye cyangwa nawe nk'umubyeyi birakorohera ikigo kigira ibyacyo gikora ariko nanjye nk'umubyeyi nkagira izindi nyunganizi nabakorera hanyuma abana uko biri kose namwe nk'umuryango mumaze kugaragara muri social media cyangwa se mu mbuga nkoranyambaga kandi hashize imyaka ndakeka ari nk'itatu mugezemo ibiri cyangwa ibiri n'igice hanyuma ibyo bintu byaba byarabamare iki nka famiye kuko abantu icyambere cyiza gihari ni uko biga kandi bakaba bafite n'ubufasha ikindi niki ubona bimaze kubongerera ikindi kintu nakubwira kugira ngo ujye kuri social media byangije ni byinshi nagiye hanze ndagaragara yego mu mutwe impindura imitekerereze urumva abana banjye bariga neza biturutse kuri social media nanjye muri makeya nta kibazo ngifite mbona ni ukuvuga ngo nka social media ubona ko ari nk'igisubizo yazanye mu buzima bwanyu cyane duhereye kuri mugabo kuko niwe mukuru muri famiye cyangwa ufite mukuru wawe hari indi mukuru wawe niwe mukuru hanyuma hari ikintu mwe mubona nk'abana tunaretse papa tunaretse mama hari ikintu mubona byabafashije kumenyera n'abandi mukagera no hanze ni nk'igiki wowe ku bwawe ku giti cyawe nkawe w'umuhungu ubona byagufashije byamfashije ubu ngubu urabona ngeze muri segonderi ya mbere ubu ngubu urabona ko ngeze mu mashuri ashimishije cyane ku ishuri kandi uranatsinda bikabona bicamo ku ishuri ntabwo babagora se abana bagenzi banyu ngo ubone babajena ubone babashyira ku mpande gahunda zabo bazijyamo umwe bakabashyira ku ruhande cyangwa ubona ari fresh njyewe kandi namubwiye ku ishuri nta kintu na kimwe gishobora kuba ngo usimburemo oya ni umusitari cyane oya mbwiza ukuri ni umusitari wowe se ukora iki ni iyihe activity ujya ukora ku ishuri itari kwiga gusa hari nka club urimo nka club zo ku ishuri z'imyidagaduro nta nimwe ujya ujyamo ubu ni ukuvuga ngo umusaza wawe ni wenyine uba ubirimo gusa ni za activity wowe urimo ku ishuri ama club njye club zose nzibamo urabikunda se cyangwa nuko ushaka kuba umusitari ndabikunda njyewe byose ariko byose mubishaka umusitari no kubikunda byose ndabikunda hanyuma hari abantu benshi cyane bagukurikiye bamwe harimo urubyiruko harimo abana biga ino hari abana baba hanze bakureba wowe ni iki kintu wumva ufite nk'inzozi uvuga uti njye iki ngiki nzagikora n'izo nzozi zanjye inzozi zanjye nzakina filime ubwo uba wumva ari nk'iyo role wakwishimira wakina ukavuga uti njye iyi ngiyi niba yimpa ni fresh kabisa
njye bundi ntara wari nyatsubiza inyuma rwose umaye ndakina ukinyira nk'umugome se nta kibazo nabyo nta kibazo nashya bitwaye apfa ko ari filime yego ngiye kukubwira icyo ukora ngiye kukubwira amagambo 3 uravuga mu buryo bune hamwe urakaye hamwe wishimye hamwe uri mu rukundo hamwe wumva ufite agahinda hari ukurakara hari ukugira agahinda hari ukwishima hari no kuba uri mu rukundo n'amagambo afite amagambo 3 sibyo ngagira hino urabibwira nde muri twebwe umwe uhitamo ushaka namwe mbibwira urabibwira kamera ngaho ngwino hagarara cyangwa unabivuge wicaye okay ijambo riravuga ngo I love you ujye kubibwira kamera mu buryo bune urakaye useka wishimye ubwo nyine ahandi ufite agahinda ahandi uri mu rukundo reka duhere ujye kubwira abantu bari hariya kandi babyumve ujye kubabwira urakaye I love you abantu bari hariya I love you okay hanyuma babwire ufite agahinda I love you wow babwire noneho ari nk'umukunzi wawe uri kubwira oh sheri I love you so much babwire okay babwire useka cyane wumva biri no kugusetsa I love you so much en tout cas ziko neme ndumiwe koko ni fresh arabizi ushaka kuzamufatira ariko muraje kubana umusitari simbizi najye sinzi najye ubwo byancaza sinzi ariko abantu hano uko biri kose muri aka gace murazwi cyane nagiye mbibona ko no mugiye nazaga duhura n'iki abantu bose barabazi no kubera ikintu uko muvuga ngo wenda ngo ni musanzwe cyangwa ni n'uburyo mubanye nabo urabona mu buzima bwanjye nkunda no kubana n'abantu nkunda abantu nkunda kubana ikintu gituma abantu bamenya rwose cyane cyane hano muri aka gace kubera ubana neza ndabana n'abantu ni ikintu cya mbere nkora mu buzima bwanjye hanyuma uvuze ngo hano hari ubworozi ukora hari no guhinga aho hantu wororera ni hano hafi nepfo mu kabande okay turajyana aho tuharebe mu kabande oya ni we tujyana abana ngo ayi wowe ni kure cyane ni kure ni hafi ego ntabwo mutinya si nka we ntabwo utinya inka kase tarazitinya arazitinya okay ego bakunda inka hanyuma ndazikunda kubera icyo ukunda inka muze kubera iki urabona je mu buzima bwanjye nagiye mbaho n'ubwo ngo nabayeho nabi nagiye mba mu bintu by'inka warororaga narororaga bikanga bikonya ntora bikanga mba mu nka cyane mbega ibintu by'inka niyo nibereyemo hari nigeze nkora ndabyumva kabisa hanyuma duhereye kuri mugabo ni iki wumva wabwira abagenzi bawe bagukurikiye aka kanya bangana nawe niye message wababwira nimba ari ubutumwa nimba ari icyo basaba icyo ari cyo cyose hanjye abagenzi banjye bankurikiye nababwira ko bagomba kwitwara neza cyane cyane nkanavuga ko nyine abantu bafite impano zabo zigomba kuzamuka nabwira n'abakurikiranga bagasubscribe Legacy TV bakabasubscribe ndetse bakanafollowinga byose bakanatanga comment hari akantu kanteye amatsiko cyane nkurikije ukuntu uzi no gukina buriya ujya ubona bizaba bikoroheye kuba umusitari no kuba mu buzima busanzwe bizanyorohera cyane ubwo se n'ubwo biranyorohera n'undi umusitari bisanzwe uri umusitari hose none se ubundi ubiciye hose hari abantu bavuga ngo urirata oya ntabwo bavuga ngo njya tubavuga ati dore mu komediye wacu urenze ego nta urabasuza se basa abantu b'abafana bawe cyangwa ubacaho ngo peace ibindi mubyimenyere ni ka peace nyine nk'abantu nyine babarenze ntabwo ujya ubasuza ntabwo ushaka kubiyegereza ni peace kumana yanjye none se ubwo ntabwo bazatangira kuvuga ko uri umwana mubi uri umusitari w'umugome ntabwo babikora ufite se basigiye ujya ufata ugahura n'abafana bawe ukabaganiriza ndagifata igihe cyane ku ishuri no muri quartier hose ku ishuri ho noneho baranyimira cyane oya bakwemereye iki hanze kuba uri n'umusitari gukira muri boom ahantu hose bagahita bayamarika oya ko ngiye muri boom hose bahita bamarika tumwana agiye kudutwikira oya muri boom se ugiye urabyina oya mba ngiye nyine nabyumva nyine kwakinira comedy muri boom naho murakina amakomedi twebwe barabitwemera ku ishuri ubwo si ibyo bintu ntabwo bikubuza kwiga kuba umusitari
kuko ntabwo byambuza ubundi iyo ngeze ku ishuri bari ukugera ku ishuri najya mu bintu bya komedi ikaba ari ukujya komedi. ubwo mama ufite igihe cyo kwiga n'igihe cyo kwidagadura. Ni fresh kabisa. Wowe n'icyo wababwira abagukurikiye mu ngana b'imyaka yawe se cyangwa mwiga mu mwaka umwe? Njye cyo nababwira nuko bakiga bashyizeho umwete kandi bakagira ikinyabupfura muri byose. Nawe ugira ikinyabupfura kandi nano mu rugo ninza kubaza papa arabimbwira ko ari byose ari fresh. Okay, ndaza kumubaza. Wowe ni izihe nzozi zawe? Ni icyo wumva ushaka kuzakora nusoza amashuri cyangwa se wenda ukinuyiga? Muganga uvura iki? Indwara nk'iyihe nyine? Hari abaganga bavura amenyo, hari abaganga bavura umutwe, hari abaganga byose. Malariya urayanga? Ugeze uyirwaraho? Okay. Wowe n'iki wumva ushaka kuzakora nukuri uretse rwanagure? Umuhanzi. Ushaka kuba umuhanzi? Uhanga iki? Hari abahanzi bashushanya, hari abahanzi basiga ibintu by'amarange bindi bitandukanye, hari abahanzi baririmba. Wowe wumva ushaka kuba umuhanzi wowe? Kuririmba. Uririmba? Ushaka kuba umuririmbyi? Ku ishuri uraririmba se? Uba muri korali? Hanyuma ni nk'uwe muhanzi wumva wowe ushaka kuba wahura nawe? Nje reka mbikwemerere mbere ya kamera ziri hariya, uwo muhanzi ukunda nzameka ngashaka ko papa kuzanye muhure. Si fresh? Si gahunda? Abandi ako reka nkubaze papa Mugabo. Ubushize namubonye aririmba, yavuze umuhanzi akunda, bigeze bahura? Ntabwo bigeze bahura. Nta na rimwe. Nuwe muhanzi ukunda? Nje mumbwire. Oya wimbwira Diamond. Umbwira uwo mu Rwanda ko Diamond nanjye sindahura nawe. Uwo mu Rwanda uvuga uti nawe aririmba neza kabisa. Ni nk'uwe uwo ari we wese, nta n'umugira wo mu Rwanda bose ubona ari fake. Medi nawe ntabwo ari mu Rwanda ariko we namugushakira. Ubwo nuvuga mu bahungu ni Medi, mu bakobwa nta n'umwe ukunda? Oye inde nyongorera ibo nibyo wavuze niwe? Wowe ukunda w'umukobwa n'uvuga uti aririmba neza uyu w'umukobwa? Marina Medi, abo bantu ndabamushakira pe. Medi we wenda ushaka utamubona kuko ntabwo ari mu gihugu cyacu, ariko Marina we twamubona. Ubu umubonye wakwishima cyane. Hari indirimbo ye uzi ya Marina cyangwa wiziza Diamond gusa? Za Diamond. Ubwo Marina nta n'uguzi indirimbo ye nimwe? Ukaba umukunda gusa umwumva gutyo ngo Marina gusa nta ndirimbo niye nimwe ukunda? Ihe uvuze nta ndirimbo nimwe ukunda? Worokoso. Ariko mana nyuma araza kwitubwira neza. Akoze papa, iyo ubona abana bawe bafite ibintu runaka bagiye bakunda, wumva bikumarira iki cyangwa uvuga uti naho ngaho nta kindi bizamara bazigumira Rwamagana nta kizahinduka? Uburyo tuvugana biranshimisha cyane ko umwana avuga n'ikintu akunda kandi cyiza bakaba baramaze kujya n'ahagaragara. Biba byiza yuko uburyo umwana yavuze impano ye kandi baragenda ahagaragara bose, bibaye byiza impano zabo zazamuka zigakura pe. Hanyuma uravuze ngo bajya ahagaragara, mbere ntabwo bajyaga ahagaragara cyangwa yari ubundi buzima butandukanye n'ubu tureba? Urabona mbere twari turi mu buzima bubi mbega batazwi bari aha ngaha. No muri quartier nta muntu wari ubazi? Twari tuzwi gutyo gusa, tuzi abaturanyi wenda turi ba bantu b'ingegera tutagira icyo tugira, urumva turi mbega nta kintu nabwo tugira. Rero dutangiriye kuzamuka tugiye muri social media, ubwo natangiye kugaragara abantu tumbona ko nabo babaye abantu. Ubwo no kuvuga ngo hanze yo kuba abana biga bagataha mu rugo, nawe ufite ibintu ukora nk'umubyeyi by'akazi se? Yego. Mfite akazi ndakora i Kigali. Ukora i Kigali? Mbere warahakoraga cyangwa byose byavuye muri izo mbuto? Byavuye muri izi nzira, byose byavuye muri social media rwose no byavuye. Hanyuma papa mpise nibaza, abana uravuze uti cyangwa se mwese nk'umuryango ntimwajyaga ahagaragara, warushatse kuvuga iki? Yewe ikintu nshaka kukubwira, urabona social media itazansura nanjye ndi mu buzima bubi pe, bumwe buteye ubwoba bubi. None ubwo ko twabaganga mu rugo, urabona iyo umuntu buryo yukennye uba umva nta kiburi cyo mu bantu. Ndabyumva. Uko ubonye wese abagutera ishoti, noneho bigakubitiraho nuko twimereye
tutameze nk'abandi bikaba ibibazo ubwo ngubwo tuganiriye neza nabaye mu buzima bubi cyane. Ariko ubu ubona ko hari impinduka, hari icyahindutse? Impinduka irahari pe. Iyo mpinduka ni nk'iyihe rero? Irahari, reka nkubwire ubu tuvugana. Abana banjye bariga, yego, bajya ku ishuri, mu mutwe nta bitansajije, utatekereje minervare, ibikoresho, rarara. ubu tuvugana rwose ngiye kujya nta nzara bafite pe. Ndahinga, barya ibyo nahinze, habayeho guhaha, ndahaha nk'abandi, ntagire ikibazo gihari kirekire. Ubwo ni ukuvuga ngo wanabonyemo n'akazi wenda, cyangwa ubwo ubonamo n'akazi? Ibyo byose mbikora mu kazi mfite. Uba ufite akazi ahagana he? Mfite akazi, nkora i Kigali. Uvina ukagenda i Kigali ukagaruka kureba urugo? Nkora i Kigali, kuwa gatandatu nkataha, ariko nkora i Kigali. Hanyuma uravuze uti guhinga, ubworozi n'ibindi nk'ibyo, ibyo ni ibintu uba ufite nk'abantu bagukorera se, cyangwa uba ufite abakozi bawukoresha? Mfite abantu bankorera babifashamo, nkabahemba amafaranga. Hanyuma papa nta gasuzuguro kazamo, kuko urabivuze, ntabwo ari ukuvuga ngo hari ikintu bajya bavuga mu Cyongereza ngo disability is not inability. Kuba waba ufite uko uteye kutameze nk'uko abandi ntibivuga ko wowe utari umuntu, sibyo rata? N'aka kantu murakiga ku ishuri namwe. Hanyuma nimba rero atari inability, hari abantu benshi bagira amaso hano uko biri kose hano Rwamagana, sinzi uko biteye, aho ugasanga barakureba atari kuri aravuga, ubura akwiriye no kuvuga, nta n'ijambo agomba gushyira hanze. Ibyo bintu ntabwo bikubaho nk'umuntu ufite abahinzi bamukorera se, abo borozi n'ibindi? Reka nkubwire rero, burya ikintu cya mbere ni ukuba uri buhembe umuntu wagukoreye amafaranga, cash. Ni ikintu nabonye, niba ari ikintu kiba gisuzugura, nutagira amafaranga uba wapfuye, ntabwo uri umuntu. Ariko umuntu arankorera, akaza nkamwishyura, akajya gutagataha. Ntabwo se hajya habamo nk'itotezwa, ugasanga baravuze bati muri ruriya rugo umugabo uriyo, ibyo ngibyo avuga nta nubwo ari iby'agaciro, nta bantu bajya gusuzugura, ugasanga na madamu ashatse kumugutwara kwaje. Urabona ubu ngubu kandi ufite madamu mwiza hagati aho, umwanya ni mwiza, sibyo? Cyane. Burya ikintu kizasuzugura umuntu kibi kibaho ni ubukene. Ni ubukene, uko uzaba uri kose udakennye, nta muntu ntabwo wasuzugura. Ni ukuvuga ngo icyubahiro cya mbere ufite ni ukuvuga aho uhagaze mu mufuka, uko uteye mu mufuka. Ngira gutya, kuko ikintu cyose nshatse gukoresha mba ndi bubashe guhita nkishyura, biba byiza cyane, nta muntu ushobora kunsuzugura. Hanyuma wenda tutanagiye kure cyane mu buzima bwawe, wowe ukura nka muzehe, wowe ubwawe ku giti cyawe, wakuriye ino Rwamagana? Nakuriye ino Rwamagana, niho kavukire yanjye. Niho kavukire. Urakuze, ugize gutya, ubyaye abana. Abyaye abana warakoze ubukwe cyangwa bwaje nyuma? Ubukwe bwaje nyuma. Kuki wabukoze nyuma? Bwaje nyuma, urabona nashatse nsa naho ari ibintu nanjye mbona bisa naho bije byirukanka. Nashatse umudamu, kandi mushaka numva namukunda, numva iby'ubukwe ntibirimo kunda nk'uko nta bushobozi nari mfite, ndavuga turabyumvikanaho, mushaka gutyo. Ariko waramukundaga nawe agukunda? Cyane. Ni ukuvuga ngo mwahujwe n'urukundo, nyuma murashakana? Turashakana. Abana bari bahari mu bukwe? Bari bahari. Ubwo umukuru wari uhari ubyibuka n'inkuye? Bose arabyibuka? Bari bahari, usibye uyu nguyu akakonka. Mwese mwe muhari mu bukwe, urabwibuka? Byari bimeze gute? Neza. Warishimye? Hanyuma mumbwire mwebwe, ni iki mudashaka kwibagirwa, muvuga muti ni ikintu cyiza cyane cyatubereyeho mu buzima, reka duhere kuri wowe. Ujye uvuga uti iki kintu ntabwo nakibagirwa, nicyo kintu cya mbere cyanshimishije? Njyewe ikintu cyanshimishije n'ibintu byinshi byagiye binshimisha, njye n'ubukwe bwabaye. Kuki uba bwagushimishije? Bwaranshimishije cyane, ubukwe bwari buryoshye cyane. Kubera iki bwari bwakuryoheye? Ko hari papa na mama. Utari uhari we nabyize. Byari bimeze gute? Utari kuzaba uhari. Muzajya mukora ubundi bwa kabiri? Tuzongera tubukore. Nibyo papa, muzakora n'ubwa kabiri? Njya numva hari ibintu bavuga ngo ubukwe bwa mbere ngo hagiye no kubuga kabiri. Ndabiteganya, narageze, ntabwo ibyo byose nakoze. Warasezeranye? Narasezeranye imbere y'Imana. Ubwo hari n'ibindi bizaba, nibyo ari kuvuga? Ntabwo uragira babyumva, ntabwo ndasaba iwabo w'umukobwa. Ubwo barabizi, bararindiriye. Barabirindiriye. Wowe se byakugendekeye gute ku munsi w'ubukwe, wumvaga umeze ute? Niwo munsi wagushimishije gusa, cyari n'ikindi kintu cyakuba bavuga uti iki sinshaka kukibagirwa? Hanyuma brother wawe, mbwira ni iki kintu mu buzima wahuye nacyo ukavuga uti iki kintu kirambabaje nyamara sinshaka kukibagirwa?
nta kintu na kimwe kicyambabaje. nta kintu na kimwe ugira kikubabaza mu buzima ibintu byose aba ari free fresh gutya kabisa wowe se nanjye ntacyo. mwese muhora muri no wahala nta kibazo na kimwe no stress definitely bebe wowe se we nta kintu na kimwe umva wibuka cyakubabaje waba wibuka mu mutwe nk'umuntu noneho ukunda n'indirimbo no nta na kimwe hanyuma mbwira rero uravuze uti ndashaka kuba umuhanzi urumva ari ibintu uzakora ryari ushaje amashuri cyangwa n'ubu bagufashije watangira tuzaje amashuri ushaje amashuri kubera iki kubera nkiri umwana kubera ukiri umwana ntabwo papa ntabwo wamureka akaririmba n'ubura abonye nka studio nimba afite iryo jwi turaza kubyumva nimba rifite ntabwo wamureka ukavuga uti umwana namureka rwose abana rero bijya bikorohera kubarera mu buryo bworoshye cyangwa kubera bagiye bafite n'inzozi zigiye zitandukanye nawe birakugora biragorana birangora ariko burya ubundi usibye ko tuba tugira umwana iyo akuze gushaka ikintu kuko burya niba umuhindu bimeze gute hagati aho uravuze ati umwana niba ashaka ikintu ubu nta mwana urakugora mu bintu runaka yaba ashaka ukavuga uti none we stress iranyishe arangora uyu dore uwo muhungu ubona nta n'umwana za stress zitabaho uyu w'umuhanzi mukuru muga hanyuma wowe ubitekereza ute hari ababyeyi bareka abana inzozi zabo bakazitangira bakiri bato hari n'abandi bareka abana inzozi zabo bakazazikora barangije amashuri wowe uhagaze he muri abo babyeyi ngera ahantu mpagaze kuba urabona yaracyari mutoya nibura burya hari igihe umwana aba agezemo asa n'aho afite ibitekerezo yatekereza yego nafashe ikintu navuga ni ubwo akiri mutoya reka bisa n'umuntu umukaruma aba abihagazemo ahagaze ariko nimbona yamaze kumubona wambona wari wa mwana uzi kwitekerereza muzibukira ibyo ashaka ajye muri ibyo ubwo kumuzibukira biza ari ku myaka ingahe nibura nka 10 n'ingahe cyangwa 20 n'ingahe 20 n'ibiri buriya umwana ageze mu wa gatanu segonderi mu wa gatatu mu wa kane gutyo burya umwana uramureka hafi 18 gutyo uramureka burya uramureka kagati aba yamaze gutekereza hano muri aka gace kanyu biroroshye ko aba bana bagenda bakora ama activity nk'ayo bakoreye ku ishuri cyangwa birabagora urabona ntabwo bibagora biraborohera barabikora baraganira n'abandi bana bose baraniga nta kintu batazi icyongereza barakizi ibintu byose mbega ubona ko icyongereza barakizi cyane ninde ukivuga cyane muri abo bose baganiriza bose barakubwira nibyo baraza kubinyereka neza hanyuma imisengera ikibazo cy'amatsiko ugeze gutyo ufite ako kazi ukoresha hano mu rugo abakozi n'iki ufite nawe ukuntu ujya ku kazi ukamara y'icyumweru biroroshye ko urugo rukorohera ubwo madamu y'umusize bigenda bite rero reka iyo musize marumva nta kibazo rwose ndamusiga igikuru burya nuko uvuga ngo nasize adashonje ugarutse kuri gahunda yindi y'amafaranga reka nkubwire burya niho n'ikintu kibi kibaho kiryana n'inzara ibyo bihe by'inzara kandi wabiciyeho ku giti cyawe cyangwa ukiri kumwe na madamu kumwe n'aba bana gutyo bahari bose bahari usibye uyu nguyu kariya gatoya ibyo bibazo byose mwacagamo muri aka gace ndi kumwe nabo baravutse none se muri aka gace nta n'ubufasha mwabonaga gakeya najyaga ngira nk'abantu b'inshuti ariko bake nkaba nagenda nkaganiriza ikibazo cyanjye runaka bakeya bakamfasha pe bakamfasha agashobora mbega bakankoresha na n'ubu se baracyabikora iyo gahunda irahari ubu kugeza ubu ngubu rwose ntayo ubu urifasha kabisa byose ubyitaho ni akazi kanjye usibye mfite n'abandi bantu b'inshuti ngira bake mbona ahamagara ngo nyawe ku kibazo cyangonze birankomeranye gutya na gutya agahita ntabara akaba yamfasha hanyuma hari abantu benshi cyane badukurikira aka kanya ababyeyi urubyiruko n'abandi bantu bagiye batandukanye wowe ku giti cyawe ni iki wumva wababwira aka kanya ni iki wifuza ese aho mugeze aha ngaha nimba abana biga wabonye akazi ni izihe mbogamizi zindi muri guhura nazo igihe kintu twavuga rero kugeza aya masaha ikintu navuga kuko ndi ndagushimira Imana pe rwose biranyuze ariko bitabuje ko wenda ntashobora kuba natekereza ntiyabureka iterambere ryanjye rimeze gutya nakora iki ngiki nkabaho mbega imibereho ikiyongera ikaba myiza cyane ku buryo waba ubona ubwo bufasha burahari cyangwa se waba wifuza ko bwaboneka kurushaho oya buramutse bubonetse kuko cyane n'ikintu kinanshimisha ubu namaze kujya hanze namaze mbese n'umuntu wasobanutse ubwonko bwanjye busa naho bwakangutse
bose ndababwira ngo ubu ikintu cyose nabona cyangirira akamaro. Nk'ubu mfite ikibazo nk'umudamu wanjye nanjye ntekereza ni nk'ari igihe nkora nyine, ariko mbara ngo nawe ugize ikintu abona akora tugahuriza hamwe twazamuka byanga bikunda ako kanya. Urakoze cyane bebe. Wowe wambwiye ko ukunda icyo ushaka gukora, iki nukura wowe ushaka gukora iki nukura, nicyo ukunda? Gukama inka? Gukamera? Ushaka kuzaba umukamera woman? Hari umuntu waba uzi ubikora wundi wigeze ubona cyangwa ubibona nko kuri televiziyo? Kuri televiziyo gusa? Hanyuma wowe wambwiye ngo ukunda Marina na Medi, nuhura nabo n'iki cyambere uzababwira? Wasanga ugiye kuzahura nabo vuba. Ndashaka kumva ubutumwa wababwira cyangwa se akantu kambere uzababwira. Reka duhere, ukunda hagati ya Medi na Marina ninde ukunda cyane? Medi muhuye uzamubwira iki rero, cyangwa wumva wamubwira iki? Nabwira ko mukunda gusa, nta kindi kintu wamusaba cyangwa ngo umubwire? Nta kindi. Indirimbo ye rero ukunda ni iyihe Medi? Imwe iyo ukunda cyane. Ko bakongorera? Kuki muri kumwongorera? Ni mumwongorere atanyibwirira. Iyi ukunda yinyongorere ndayibabwira nyuma. Iyihe? Duki? We don't care. We don't care. Uzi kuririmba? Urayizimo gahoro? Ngaririmba twumve. Akantu gato. Iyo ndirimbo murayizi mwebwe? We don't care. Irimo Rayvan. Niyo? Ndayibutse. Zuko mize nyibuka. Baba bacanye ku maso kweli. Uzi iyo ndirimbo? Iyo ndirimbo ndi no mu mashusho yayo. Bayikoze mpari. Aho hantu ndabyibuka kera hashize igihe. Rayvan, Ray G, DJ na Medi. Ako nawe ushaka kuri umusitari? Ni gute umenya indirimbo mwiza? Ni ku ishuri cyangwa muzimenyera hano mu rugo? Hano mu rugo. Ngaho turi imbere y'akantu gato cyane nimba hari ako wibuka. Ariko ushaka kutinya kuririmba papa kureba, papa tumubwira agende. Ngaho uririmba rero. Ninde ugutera isoni muri aba ngaba? Ntawe. Ngaho uririmba rero. Nimba kandi ko kunda kuririmba turata tubimenye. Baby we don't care. Ndayimenyera no baby we don't care. Siyo? Ndayizi nanjye kabisa. Hanyuma wowe ugize guca ambwira uti ndashaka kuzaba umuganga. Hari umuntu bireberaho uvuga uti niyo mpamvu ushaka kuzabiba cyangwa nuko ari byo ukunda gusa? Wambwiye ngo ushaka kuzavura malaria kubera iki? Hari umuntu wigeze ubona ukubabaje ayirwaye se cyangwa se nuko byakujemo gutyo gusa? Nuko byanje. Ukaba wumva uzabikora ryari? Usoje amashuri cyane ubu ngubu ubonye nk'umuntu kwigisha bicyo wabikora? Ndangije amashuri. Ubwo ni ukuvuga ngo ni mu myaka 6 iri imbere. Nta kindi kintu ko hanze yo kuba waba umuganga ukunda? Umunyamakuru nka bino nkora wabasha kubikora? Wagerageza? Hari abanyamakuru b'ubwoko butatu. Hari abanyamakuru batembera hano hanze bakaba bakora ibiganiro. Hari abandi babikora muri studio biri live cyangwa se babirikodinze. Hari n'abandi bavuga amakuru gusa, batajya basura abantu, batajya babaza abantu ibibazo nka kuno. Wowe wumva uzaba uwuhe cyangwa ushaka kuba uwuhe? Uri uvuga amakuru se? Ukavuga amakuru yaranze nk'umunsi. Wabigerageza? Twese ubwo tugiye no kuyakurikira. Twagiye. Mwiriwe mwese abateze amatwi Legacy Television. Iyi ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo bw'incamake. Muri aya makuru turababwira ko mu karere ka Rwamagana ko hari umuryango w'abana 6 n'ababyeyi, umuryango ukaba ushimira Imana ibyiza bakoreye. Akomana maze uranabishoboye. Urumva ko utabaye muganga w'umunyamakuru? Ubwo ngiye mfate nimero yanjye turaza kuvugana sibyo? Ariko ubivuze ufite ubwoba cyangwa uraza kugasubiramo neza witonze utwaye wakabasha kugasubiramo?
we n'iki wababwira abagukurikiye abari wenda na Marina wasanga azanakureba abari bo bose n'iki wumva wababwira cyangwa se niba ari ikintu wumva ushaka kubamenyesha batari bazi niba ari ubutumwa icyo ari cyo cyose nabwira kuba dukurikiye no kwitonda. Kwitonda uvuze kwitonda uritonda se numvise wikundira uyu nguyu ni umuhanzi ukomeye cyane wowe nicyo wabwira bebe wabasuhuza wababwira icyo ushaka icyo ari cyo cyose abana mu ngano babwire ngo hi cyangwa ngo bye basezere noneho basezere bye kandi wazana navuga Icyongereza Mudahera ni iki wababwira abadukurikiye tugana ku musozo igihe ikintu nababwira yewe burya ijambo ryanjye nkunda kurivuga bya nyuma nsoza nshima cyane ndashimira leta yacu kuko ibi byose tubamo kuko dufite umutekano yego tudafite umutekano ntacyo twakora nshimira cyane cyane nyakubahwa perezida wa repubulika yego usaza neza cyane atugana umutekano mu gihugu ikindi cya kabiri ndashimira abantu bagiye bamfasha kugira ngo abana bagere ku ishuri n'ibi bya social media bitari byaza hari abantu bagiye babanje kubimfashamo abo ndabashimira cya gatatu nkashima umuryango nkashima bose wanjye bamwita Shumbusho Asumani umugabo mwiza cyane ntacyo atagize ntacyo atankoreye ntacyo atankorera kugeza aya masaha sinabivuga ngo mbirondore mbizane gusa Imana ijya imuha umugisha n'umuryango we ni abantu bambereye bazima bambera ababyeyi abana babo guhera ku mwana wawe mukuru ukageza kuri bucura bwabo ni abana utamenya uko bateye abana bakunda abantu nabo ndabashimira cyane yego hanyuma yego ntaguciye mu ijambo harimo uburyo ubushimira n'abantu niki wabwira abantu bagenda bandika uko biri kose ntabwo ibintu byose biba ari ibyiza gusa haba harimo n'abantu bongeraho amagambo mabi harimo abantu bazana urucantege bene nk'abo bantu nirihe jambo wababwira nk'umubyeyi waba abantu bana nabo umunsi ku munsi uba muri ubu buzima umunsi ku munsi iryo jambo je ni ryiza cyane njyana nabibona ariko burya umuntu wese aho azaba ari umenya ko Imana burya iba yararemye umuntu ikamushakira n'uko wenda azabaho yego ibintu byose tugiye twizera Imana biba byarabaye ntabwo umuntu abazi impamvu biba byarabaye iyo bari genya mbyitegereza ubu ngubu tuvuga namaze kwakira ko mfite abana bameze gutya mbere nari nanone tubyakira ariko ubu ko mbona biga ntabona banagerageza nibwo ndimo kubasha kubyakira nanjye mbere nabyo byananiye kubyakira ariko burya Imana niyo yonyine ibizi ikizakurikira kubyakira kabisa dusoza uko biri kose n'abana bakuze muri aba ngaba baba bafite icyo bavuga nk'abantu ujya ubona wowe baguca nk'intege cyangwa se ukabona hari ibintu bibi bakubwiye we n'irihe jambo ujya ubabwira cyane iki kigufasha umunsi ku munsi nicyo ukoresha nk'umuntu uza akakubwira ikintu kibi kumva arakubabaje mu mutima nicyo ukoresha cyangwa se nicyo umubwira kugira ngo wigire amahoro ndamwihorera nkagenda kuko n'ubundi byavuze si biba biri kuri njyewe ahubwo niwe urimo kwigora aba ari kwigora ahubwe mu mutima we ni ukuvuga ngo umuntu uguca intege nta gahunda uba ufitanye nawe no ku ishuri nta bantu se bajya bakujena nk'uko nguko bose murubahana mugabo we abantu baguca intege ahubwo ati wowe uri gukina filime fake ntacyo uzageraho amakomenti bamwe namwe abo bose baba bagufana ugasanga wenda harimo n'abatagufana bagupinga ko biri kose barahari sibyo wowe n'iki ujya ubabwira cyane iki kigufasha kugira ngo utere intambwe ukomeze wikorere ibyawe njyewe ubundi ikintu mbabwira nabwo ati ntaribi ntacyo mitwe ntacyo kiba bintwaye imishinga yavuze kuko ibyo yarimo kwigira niba ubutigiye ntabwo njye ubutigiye ntagenjyana nta gihe ujya uta reka kubera iki nta gihe ujya uta ntabyo ubutigiye muri iki gihe ni ukwihuta imbere cyane baravuga mu cyongereza truth time is truth money ngo gute don't lose if you lose time you lose money iyo ubuze amafaranga iyo utaye igihe ubura amafaranga fresh kabisa when you lose time you lose money it is what it is be all in or be nothing at all this is Legacy TV Albina Sydney n'abantu barenze cyane nta n'ikindi ngiye nakongeraho
iri ni ryo jambo ntahanye i Kigali fresh kabisa ibi bintu mutekereza maze ntimuzabirekere sibyo every day